Muri Afurika abaperezida abayobozi beza bafatwa nk'icyitegererezo baza mu mboni ya bose ni Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré ndetse na His Excellency Perezida Paul Kagame. Mu kiganiro cya none tugiye kwinjira indani mu miyoborere yabo, turebe umuperezida mu by'ukuri wayobora Afurika. Tugiye gukora igereranya isesengura tumenye byinshi biteye amatsiko bituma abantu benshi bibaza ari hagati ya Perezida Paul Kagame na Kapiteni Ibrahim Traoré urenze undi. Nge mugiye kubana ni JD, ikaze mwese. Uyu muperezida wa Burkina Faso muto mu myaka munini mu bikorwa wahinduye Afurika, ayoboye igihugu kinini gikubye inshuro 10 mu Rwanda. No kuvuga ko igihugu cya Burkina Faso gifite ubuso bwa kilometero kari 274,200, naho u Rwanda rwo murabizi ko rufite ubuso bwa kilometero kari 26,338. Kakaba gahugu gato na k'igihugu kirongowe na kirongozi His Excellency Perezida Paul Kagame. Akaba umuperezida mugari kandi munini mu bitekerezo. Kugira ngo isesengura n'igereranya ryacu byorohe, ureke duhere ku bintu bimwe na bimwe bizwi kandi bifatika kuri aba baperezida bombi. Ubwo turahera ku nkomoko nuko bageze ku butegetsi. Duhere kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Kapiteni Ibrahim Traoré yari mu basirikare bashyigikiye irikwa rya Perezida Roch Marc Kabore, maze bashyiraho Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Nyuma y'amezi make kubera kutishimira uburyo Damiba yananiwe guhangana n'imitwe y'iterabwoba, Kapiteni Ibrahim Traoré n'abandi basirikare bari bamushyigikiye bamuhiritse ku butegetsi ku itariki 30 Nzeri 2022, maze Kapiteni afata ubuyobozi gutyo. Nuko ku itariki 6 Ukwakira 2022 Traoré atangazwa nk'umuyobozi w'inzibacyuho wa Burkina Faso. Kapiteni Ibrahim Traoré nta manda n'imwe yari yayobora mu buryo bwemewe n'amategeko. Naho Perezida Paul Kagame yinjiye ku butegetsi nyuma y'intambara yo kubohora u Rwanda yari iyobowe na FPR Inkotanyi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 niyo yahagaritswe, maze FPR ifata ubuyobozi bw'igihugu gutyo. Nyuma yaho hashyizweho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Kagame aba Visi Perezida na Minisitiri w'Ingabo, ari nawe wari ufite ububasha nyabwo mu miyoborere. Mu 2000 Perezida Pasiteri Bizimungu yari yeguye. Paul Kagame atorerwa kuyobora igihugu n'inzego z'igihugu. Nyuma yaho yaje kwemezwa n'amatora ya rubanda aba perezida gutyo. Perezida Paul Kagame amaze kuyobora manda enye zemewe n'amatora n'amategeko, dore ko kuva mu 2000 kugeza 2003 yinjiye ku butegetsi atowe n'inzego z'igihugu. Iyi si yari manda y'amatora rusange, naho 2003 kugeza 2010 niyo manda ya mbere. Iya kabiri ni ukuva 2010 kugeza 2017, iya gatatu ni ukuva 2017 kugeza 2024, iya kane ni ukuva 2024 kugeza 2029. No kuvuga ko His Excellency Perezida Paul Kagame afite ubunararibonye bwo kuba perezida imyaka irenga 25, iri gusatira 26. Mureke tugere ku cyerekezo cya politike n'imiyoborere hagati y'aba baperezida. Duhere kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Icyerekezo rusange cya politike cya Kapiteni Ibrahim Traoré gishingiye ku kwiyerekana nk'umuyobozi wa politike y'ubusugire n'ubwigenge bwa Afurika, cyane cyane Burkina Faso, ndetse agaragaza impinduramatwara irwanya kwivanga kw'amahanga. Yagaragaje cyane ko Ubufaransa n'ibindi bihugu by'uburengerazuba byabangamiye kwigenga kwa Burkina Faso ndetse na Afurika muri rusange. Ndetse Kapiteni Ibrahim Traoré agaragaza gushyira inyungu z'abaturage imbere, aho inyungu z'amahanga zari zaramaze gufata umwanya munini muri Afurika. Icyerekezo cya Kapiteni Ibrahim Traoré gishingiye ku gitekerezo kivuga ko nta terambere ry'igihugu rishobora igihe umutekano, ubutunzi n'ibyemezo bikomeye bigenzurwa n'amahanga. Rikaba ijambo rikomeye ryakorogoshoye amahanga, rituma Kapiteni Ibrahim Traoré akomeza kumenyekana cyane nk'umusirikare wihuta muto ufite amaraso ashyushye, akoresha ubuyobozi bukomeye bwihuse budategereza inzira ndende za politike, agafata ibyemezo byihutirwa cyane cyane ku mutekano, kurwanya iterabwoba no kugenzura ubutunzi kamere. Politike y'umutekano nicyo gice cy'ingenzi mu miyoborere ya Kapiteni Ibrahim Traoré.
dore ko yashyize imbere kwishingikiriza ku ngabo z'igihugu n'abaturage. Yahagaritse imikoranire ya gisirikare n'Ubufaransa, yashatse ubufatanye bushya n'ibindi bihugu bya Afurika. Kapiteni Ibrahim Traoré yaje ashimangira politike y'ubukungu n'ubutunzi bwa Burkina Faso, aho yibanze ku kubyaza inyungu umutungo kamere w'iki gihugu no gucukura zahabu n'andi mabuye afatiye runini Burkina Faso. Uyu mutegetsi kandi yagaragaye atanga ubutumwa bukomeye bwo kurwanya ruswa, guhagarika amasezerano abona ko yabangamira igihugu, ubukungu bushingiye ku kwigira, dore ko yibanda ku buhinzi buhagije, guteza imbere inganda z'imbere mu gihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Kapiteni Ibrahim Traoré ni umuyobozi ukundwa n'urubyiruko cyane ndetse na Afurika muri rusange. Kapiteni Ibrahim Traoré ni ikimenyetso cy'ihinduka rishya nk'umuyobozi uvuga ibyo benshi batekereza ariko kubivuga bikaba ikibazo. Tugere ku cyerekezo cya politike n'imiyoborere bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyerekezo cye gishingiye ku ntego yo kubaka u Rwanda rutekanye, rufite ubumwe, ruteje imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage binyuze mu miyoborere ishingiye ku nshingano n'imikorere inoze. Dore ingingo z'ingenzi zigaragaza icyerekezo cya His Excellency Perezida Paul Kagame mu guteza imbere igihugu cye cy'u Rwanda. Icya mbere ni ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Perezida Paul Kagame ashyira imbere ubumwe bw'igihugu nyuma y'amateka mabi akomeye u Rwanda rwanyuzemo. Politike ye yibanda ku gukuraho amacakubiri, gushimangira indangagaciro z'ubunyarwanda no kubaka igihugu gishingiye ku bumwe, ubutabera n'ukuri. Icyerekezo cya kabiri cya Perezida Paul Kagame gishingiye ku mutekano n'ubusugire bw'igihugu, aho umutekano ufatwa nk'ishingiro ry'iterambere. Imiyoborere ye yita cyane ku mutekano w'imbere mu gihugu, kurwanya iterabwoba n'ibindi byahungabanya amahoro, ndetse no kugira uruhare mu kubungabunga amahoro mu karere no ku isi muri rusange. Icya gatatu gishingiye ku miyoborere myiza n'inshingano, aho hashyirwa imbere imiyoborere ikorera abaturage, irwanya ruswa, ishingiye ku mucyo no ku bipimo by'imikorere, aho abayobozi basabwa gutanga umusaruro ugaragara kandi kunanirwa inshingano bikaryozwa uwo byagaragayeho. Icya gatatu ni iterambere ry'ubukungu rishingiye ku bumenyi, aho icyerekezo cya politike ye gishyigikira ubukungu bushingiye ku bumenyi, ikoranabuhanga n'udushya, guteza imbere ishoramari, inganda, ubuhinzi bugezweho n'imirimo ku rubyiruko. Ibi bigaragara mu migambi n'imimerere y'iterambere ry'igihugu. Icya kane kuri His Excellency Perezida Paul Kagame ni ukwishyira hamwe kw'abaturage mu iterambere. Hatezwa imbere kwegereza ubuyobozi abaturage no kubashishikariza kugira uruhare mu igenamigambi n'ishyirwa mu bikorwa ry'iterambere binyuze mu nzego z'ibanze n'ibikorwa rusange nk'imihigo n'ubudehe. Icya gatandatu ni politike mpuzamahanga ishingiye ku nyungu z'igihugu, aho ku ruhando mpuzamahanga u Rwanda ruyoborwa na politike yo kwigenga mu byemezo, gukorana n'abandi hashingiye ku nyungu z'igihugu no kugira ijwi rigaragara ku bibazo by'isi n'akarere muri rusange. Muri rusange, icyerekezo cya politike n'imiyoborere bya His Excellency Perezida Paul Kagame bishingiye ku guhindura u Rwanda nk'igihugu gifite imiyoborere ikora neza, ubukungu bukomeye n'abaturage bafite icyerekezo cy'ejo hazaza. Nyuma y'ibyo, ku ruhando mpuzamahanga, Perezida Kagame ni imbonerakure mu gutanga inama zihamye mu guhindura isi n'abayituye. Tugaruke tuvuge ku ngingo twatangiriyeho hejuru yo gushaka uwayobora Afurika hagati ya Perezida Kagame ndetse na Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré. Haruguru maze kubabwira ubushake bwabo n'ishyirwa mu bikorwa rya politike y'imiyoborere yabo. Indi ngingo twasorezaho niyo gushyira ku munzani aba bombi, tukareba upima ibiro byinshi. Simvuga ibiro by'umubiri, ahubwo ndavuga ibitekerezo n'imitekerereze ihambaye. Ngiye kubabwira ibyo bashingiraho ku miyoborere no kwigaragaza, udasize nuko bafatwa ku ruhando mpuzamahanga. Ibi nibyo biradufasha gufata umwanzuro neza dushingiye ku byo twahereyeho n'ibyo nari maze kubabwira. Duhereye kuri Traoré ukafatwa ku rwego rw'isi n'uruhare rwe ku rwego mpuzamahanga, mureke duhere mu bihugu bya Afurika n'abaturage baho. Traoré afatwa n'abaturage bamwe nk'umuyobozi ushaka kwigenga ku bihugu kwa Afurika. Yagaragaje ko yanga ubukoroni n'ingaruka zatewe n'ibihugu by'i Burayi, cyane cyane Ubufaransa, kandi agaharanira gushimangira umuco wo kwigira kwa Afurika. Hari amajwi menshi ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bitandukanye byamwimakaje nk'ikimenyetso cy'impinduka mu miyoborere ya Afurika, akoresheje inyito ndende yo kwishyira hamwe kwa Afurika. Tuvuze ku banyamahanga n'ibihugu by'iburengerazuba,
nuko byo bifite impungenge ku butegetsi bwe bushingiye ku gisirikare kandi butubahiriza uburenganzira bwa muntu, harimo gukumira abanyamakuru, kwica no guhatira bamwe batavuga rumwe na leta ye kujya mu gisirikare ku gahato. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bimwe bibona ko kuba yarafashe ubutegetsi bitanyuze mu matora bisuzugura amahame ya demokarasi n'amategeko, dore ko hari n'inama n'ibirego byatanzwe n'imitwe y'abaharanira demokarasi, bityo imiyoborere ya Kapiteni Ibrahim Traoré ikemangwaho kuba yabitoteza ndetse inahonyora uburenganzira bwa muntu. Ku bamushyigikiye bamubonamo umuyobozi ushaka gutanga ibisubizo byihuse ku bibazo by'umutekano n'ubukoloni, ndetse afite imbaraga nk'iz'urubyiruko kuko afite imyaka mike, dore ko ari nawe mutegetsi muto muri Afurika hose. Tuvuze kuri His Excellency Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nk'umuyobozi ufite ijambo rikomeye mu karere no ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane bitewe n'uruhare rwe mu miyoborere, umutekano n'iterambere rya Afurika, Kagame dore ko afatwa ku rwego rw'isi, ashimirwa n'abamushyigikiye nk'umuyobozi wagize uruhare rukomeye mu kongera umutekano n'iterambere ry'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Afatwa kandi nk'icyitegererezo mu buyobozi bufite icyerekezo, kurwanya ruswa no gukoresha ikoranabuhanga mu miyoborere. Ananengwa n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu, umushinja kugabanya ubwisanzure bwa politike n'itangazamakuru. Ibi bituma isura yo ku rwego mpuzamahanga igira impande ebyiri. Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba na Afurika yo hagati, Kagame afatwa nk'umuyobozi ufite ijambo rikomeye mu bibazo by'umutekano n'ubuhuza, nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Sudani y'Epfo n'ahandi. Mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yabaye perezida wawo hagati ya 2018 na 2019, ayobora ivugurura ry'imikorere yayo, cyane cyane mu rwego rw'imari n'imiyoborere. Mu kubungabunga amahoro ku isi, u Rwanda ruyoboye mu gutanga ingabo muri Afurika mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro, bityo bikazamura isura ya Perezida Kagame ku rwego mpuzamahanga. Mu iterambere n'ikoranabuhanga afite ijambo mu biganiro mpuzamahanga n'iterambere rya Afurika, ubuyobozi bwiza, ikoranabuhanga, gukorana n'ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga n'amahanga nibyo biranga ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame. Muri make, Perezida Paul Kagame afatwa nk'umuyobozi ukomeye kandi ufite icyerekezo ku rwego rw'isi, aho afite uruhare rugaragara mu bibazo bya Afurika, cyane cyane mu mutekano, amahoro n'iterambere. Dushingiye kuri ibyo byose maze kubabwira, ubu twakitorera perezida washobora kuyobora Afurika neza. Ese ni Kapiteni Ibrahim Traoré cyangwa ni His Excellency Perezida Paul Kagame? Ubaye ikiganiro kigeze, nawe wajya muri comment ukatubwira ari hagati ya Perezida Paul Kagame na Kapiteni Ibrahim Traoré, ninde wayobora Afurika? Gusa usibye kuba His Excellency Perezida Paul Kagame ari umuyobozi uzi gufata icyemezo mu gihe kigoye, Traoré we n'icyazwiho mu kuri kuzwi kandi guhari nuko Traoré abonwa mu buryo bw'ishusho y'impinduramatwara n'amarangamutima ya rubanda nyamwinshi, bamwizigira kandi bamusingiza umunsi ku wundi. Mbere yuko dufata umwanzuro tugasoza ikiganiro cyacu, kuri buri ruhande ngiye kubaha impamvu 3 zishyigikira buri umwe. Dore impamvu 3 zishyigikira Perezida Paul Kagame. Icya mbere ni ubunararibonye n'imiyoborere yagaragaje. Kagame amaze imyaka myinshi ayobora igihugu cyanyuze mu mateka akomeye, akaba yaracyubatse kuva hasi kikaba cyarageze ku iterambere, kandi Kagame azi imikorere y'inzego mpuzamahanga n'imikoranire n'ibihugu bikomeye. Impamvu ya kabiri ishyigikira Perezida Kagame ni ijambo rye ku ruhando mpuzamahanga, aho afatwa nk'umuyobozi ufite ijambo rikomeye mu biganiro by'isi nk'umutekano, amahoro n'ikoranabuhanga. Bityo Afurika iyobowe nawe yagira ijwi rikumvikana kandi rubanda bakamwubaha n'isi ikamwubaha muri rusange. Icyerekezo cye cya gatatu gishingiye ku mibare n'inzego, dore ko yakubaka Afurika ishingiye ku miyoborere, ikoranabuhanga n'inzego zikomeye. Tugire ku mpamvu 3 zishyigikira Kapiteni Ibrahim Traoré. Impamvu ya mbere nuko ari ikimenyetso cy'impinduramatwara, afatwa nk'ijwi ry'urubyiruko n'abarambiwe ubukoloni. Afurika iyobowe nawe yagira imbaraga z'amarangamutima n'ubwigenge mu bitekerezo. Impamvu ya kabiri yabishingiye ku guhagarara ku nyungu z'iterambere mu gihugu, asobanura ko Afurika yibanda ku mutungo wayo, ubusugire n'ubwigenge busesuye, bityo agatanga ishusho y'umuyobozi udatinya imbaraga z'amahanga. Impamvu ya gatatu ni uguhuza rubanda n'ubuyobozi, aho afite ubushobozi bwo gukurura inkunga ya rubanda byihuse. Niba Afurika ishaka ishusho nshya, impinduramatwara mu bitekerezo n'amarangamutima ya rubanda,
Kapiteni Ibrahim Traoré niwe wayobora Afurika. Gusa ku gitekerezo cyanjye nuko nakwanzura, ubwo nawe uratubwira uko byumva, muri iyi si igoye by'umwihariko umugabane wa Afurika. Igisubizo ni ubuyobozi burambye bufite ubunararibonye bwahangara ingaruka izo arizo zose. Bityo His Excellency Perezida Paul Kagame yaba igisubizo cyiza mu kuyobora Afurika. Nawe ujya muri comment section utubwire, utanga igitekerezo cyawe nuko byumva. Jye mwabanye na JD ni Dipo Media TV, ku isoko y'isomero ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye.